Okay, turatangiye. Abo mumenyereye. Okay, ibyahishuwe igice cya 13 wenda guhera ku murongo wa kabiri. Ubundi kiriya gice cyose cy'ibyahishuwe igice cya 13, Bibiliya iratwigisha. Bible says, Bible talking about, Bible teachers is very good when you read Revelation book. Revelation, God blessing you, God give you everything you need because you are reading Revelation. Revelation is very important to you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Amazing grace when you read book Revelation is very wonderful, is very beautiful, is very good, is important to you. Hallelujah. Knowledge, wisdom has come to you. Okay, let me continue. Reka nkomeze ibyahishuwe. Ubundi murabizi ubwami bw'abaroma, uriya Nero, Kayizari Nero, abenshi muramuzi. Kayizari Nero nuzwe yategetse ubwami bw'abaroma, kandi ubwami bw'abaroma bwategekaga isi yose. Okay, ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze hariya mu byahishuwe igice cya 13, kiriya gice cyose ugisomye tuhasangamo inyamaswa ebyiri. Harimo inyamaswa ivuye mu nyanja, hakaba n'indi nyamaswa izava mu butaka. Okay, many people you need to understand from Revelation. I am here teaching you. I am here because I have anointed. God anointing me because I am a son of God. I am child of God. I am man of God. I am born again. I am a Christian. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Okay. Ngo nuko ngiye kubona mu byahishuwe igice cya 13, ngo nuko ngiye kubona mbona inyamaswa izamutse ivuye mu gitaka, ivuye mu nyanja. Ngiye kubona mbona inyamaswa izamutse ivuye mu nyanja. Iyo nyamaswa rero izategeka isi yose. Ngo iyo nyamaswa izahabwa ubutware na cya kiyoka. Cya kiyoka kivugwa ni ya nzoka yabaga mu ijuru. Ubwo mwumva ngo mu byahishuwe igice cya 12 ngo mu ijuru habaho intambara ikomeye cyane. Marayika Mikayeli na Gaburiyeli bararwana, ngo icyo kiyoka barakinesha, ngo kimanukana 1/3 cy'inyenyeri, 1/3 cy'abamarayika. Ni ukuvuga ngo ni ya ntambara ikomeye cyane byahereye mu ijuru, cya kiyoka kirwanya bera, ariyo cya kiyoka aricyo Satani. Igihe Satani mu ijuru yarwanyaga ubwoko bw'Imana, akamanura 1/3 cy'abamarayika akabazana hano ku isi. Urumva rero iyo Bibiliya ivuga cya kiyoka, jya umenya ko ari Satani. Cya kiyoka bivuze Satani umwe waciwe mu ijuru, umwe wamanukanye 1/3 cy'abamarayika. Okay, iyo bavuze inyanja ni ukuvuga iteraniro, abantu benshi bateraniye hamwe, amoko atandukanye n'indimi z'abantu benshi batandukanye. Iyo bavuze inyanja, naho iyo bavuze inyamaswa ni ubutegetsi. Ariko Bibiliya hari ivuga ngo inyamaswa ivuye mu gitaka, baba bavuze Roma nyirisitu. Wow, amazing grace. You need to understand the king. Okay, he's very wonderful. Let me to continue. Uriya mwami Kayizari Nero. Kayizari Nero rero niwe wategekaga Roma y'isi yose. Roma igihe yayoboraga isi yose. Rero iyo bavuga inyamaswa yakomeretse, iyo nyamaswa yahozeho kandi izongera ikabaho. Iyo nyamaswa yahozeho yakomeretse uruguma rwica. Iyo nyamaswa y'uruguma yahozeho izongera ikabaho. Baba bavuga Kayizari Nero. Kayizari Nero ni Kayizari, ni ubuvugwa iyo nyamaswa yakomeretse. Ni ukuvuga ngo inyamaswa yakomeretse yahozeho yatwaye izina ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ubundi Imana yitwa Ndiho,
yahozeho, uwiteka uhoraho, uwiteka uhoraho. None iyo nyamaswa rero iyo yaje yiyita nayo ngo inyamaswa nayo ijya kwitiranwa n'izina ry'uwiteka uhoraho. Kuko iyo nyamaswa Bibiliya ivuga yuko ngo ari inyamaswa yakomeretse uruguma, kandi iyo nyamaswa yahozeho. Iyo nyamaswa rero ngo uruguma ruzakira, nirumara gukira ariyo nyamaswa avuye mu nyanja izakandamiza isi yose n'abayirimo uworoheje n'ukomeye, ngo kandi izarwanya abera, irwanya abantu b'Imana, ngo kandi abantu bose bazayiramya. Urumva iyo nyamaswa ngo abantu, amahanga menshi azayiramya, kuko izahabwa ubutware na cya kiyoka kizayiha ubutware. Cya kiyoka cyacuwe mu ijuru ari cyo Satani kizaha ubutware ya nyamaswa. Iyo nyamaswa rero niyo izagira gute, izategeka isi yose. Okay, ukuntu rero ibyo bintu bimeze, many people cannot understand, because it's very important. You need to understand. Wow, amazing grace. You need to understand, devil come from heaven in the world. Devil, his king of devil, is come from devils. Wow, you need to understand. Powerful of God, powerful of kingdom of darkness. Powerful of God is very important to you. Okay, ngo nuko ngo ngiye kubona ngo mbona inyamaswa ivuye mu gitaka, ngo iyo nyamaswa izakandamiza abari ku isi n'abayirimo, ngo izahatira abantu kuramya ya nyamaswa ya mbere, ngo n'igishushanyo cyayo. Iyo nyamaswa ivuye mu gitaka izaza noneho ishyiraho amategeko yayo, izaza ishinga igishushanyo, itegeke yuko abantu bagomba kuramya ya nyamaswa ya mbere. Urumva iyo nyamaswa ivuye mu gitaka kubera iki? Why? Kubera iki? Pourquoi? Kubera iki iyo nyamaswa ivuye mu gitaka izaza ikandamiza abantu, igategeka yuko turamya igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere? Urumva iyo nyamaswa ivuye mu gitaka rero izaba itegeka isi yose, kuko izahabwa ubutware na ya nyamaswa ya mbere, ndetse na cya kiyoka kizayiha ubutware, ngo kuko iyo nyamaswa ivuye mu butaka izaza ivuga nk'ikiyoka. Urumva izaza ifite amategeko akomeye, ngo idutegeke kuramya icyo gishushanyo, ngo kandi uw'izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo azayiramya. Ngo keretse umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye isi yaremwa, umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntago azayiramya. Niyo mpamvu nakubwira nawe ugomba kuba uwa mbere mu kwandika mu gitabo cy'ubugingo, kuko umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntago azayiramya. Ngo kandi iyo nyamaswa izaba ifite ubutware, izaba ifite ubushobozi, ngo kandi ngo umuriro uzajya uva mu kanwa k'iyo nyamaswa, ngo kandi ngo umuriro, ngo iyo nyamaswa ngo ifite ubutware. Iyo nyamaswa ifite ubutware bwo kumanura umuriro mu ijuru. Iyo nyamaswa izakora ibitangaza byinshi, abantu bo ku isi bazayihururira bayiramye, ngo kubera ko izaba imanura umuriro mu ijuru. Ariko iyo nyamaswa ivuye mu gitaka bisobanurwa gutya ngo ni Roma nyirisitu. Iyo bavuga Roma nyirisitu ni nko kubona amadini yose yihurije hamwe. Urumva Roma nyirisitu ni ukuvuga ngo twebwe umukwe n'umugeni bazaba bihuje. Urumva nk'amadini yose azaba yahuriye hamwe. Urumva nk'uko papa agenda ahuza amadini yose agahurira hamwe, n'itegeko rikaba rimwe. Icyo twakwita Roma nyirisitu. Noneho rero iyo nyamaswa ari waboneka wa mubare, iyo nyamaswa avuye mu gitaka, wa mubare 666 ni umubare wa Kayizari Nero. 666 bisobanurwa 777, bisobanurwa 777, kubera ko 666 ari umubare w'umuntu, ni umubare w'umuntu, bisobanurwa Kayizari Neri, Kayizari Nero. Kayizari Nero. Abantu benshi bavuga ngo ni umubare ngo wanditse ngo ku ngofero ya papa, ariko uriya mubare usobanurwa Kayizari
nero ni ukuvuga ngo rero ni ikimenyetso cya antikirisitu igihe izaba itangiye gukora kuri iyi si, ngo kandi ngo icyo kimenyetso kizajya mu kuboko kw'iburyo, ngo kandi ngo icyo kimenyetso cyandikwe no mu ruhanga. Amen, praise the name of the Lord. Uw'izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo azakizwa n'amaraso ya Yesu Kristo, mwiyeguriye Yesu Kristo